se nta kindi kintu yigeze akubwira, nta kindi kibazo musenye ku buryo yasohora ibintu mu nzu gutyo nta atakubwiye impamvu, wenda niba agiye kuvugurura cyangwa niba agiye gukoresha indinzi ibindi bintu cyangwa niba agiye kuyibamo yagusoye gutyo nta mpamvu yindi yumvikana yakubwiye? Ngewe yaje mbwira ngo arashaka inzu ye, ngo n'agasuzuguro kanjye, ngo nankeneye mu nzu ze, ngo naramusuzuguye ndakabya. Urumva ngo ni bariko abagore batagira abagabo muteye, ngo ako gasuzuguro si wamusuzuguriye he? Wamusuzuguye ute se? ndagenda ubundi se nubwo uri nyirinzu wabonye umuntu basohora umuntu nta na preavis bamuhaye, urupapuro nguru ndacyafitemo amafaranga yanjye uransohora se unjyana ngo urupapuro rufite waruguhaye yego si wowe se ntabwo isinyatire ari yawe, amafaranga iyi ntabwo ari sinyatire yawe. none kamworohereza nkwereka ikindi cyiza rero hariho ubuyobozi igero ryo kundega. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Rakanezere ko meze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment. No kuri comment zanyu zifasha abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi rero ndi kwa Vicky, ngira ngo muri kubibona ibintu bye byose biri hanze, ni ibibazo mbese nyine ni ibibazo nkuko muri kubibona. Ndahageze mu kanya nsanga nyine yagize ibibazo, muri kubona ko ibikoresho bye byose babisohoye, masahane, masafuriya, amabase n'ibindi, hari n'ibindi ngo bikiri mu nzu, ariko murabona ko ibintu bike bishoboka biri hanze. Wakibaza impamvu biri hanze, ariko nyirinzu yamusohoye mu nzu. Ntabwo ari byinshi yansobanuriye, ariko navuze nti reka mbanze mpagere tumenye ibyo ari byo nawe tuze kuganira, atubwire impamvu ibintu bye byose biri hanze ndetse n'impamvu nyirinzu ashobora gusohora umuntu mu nzu. Nzi ko Vicky nubwo yabayeho mu buzima bugoye, ariko ntago yagize agira ibibazo byo kuvuga ngo yabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Imana hari ukuntu ibigenza ikamushoboza. Rero nuko bimeze, nari mbanje kubabwira ko nahageze, reka mwegereho gakeya tumubaza impamvu yari kubishyira ku murongo abisubizamo, katumubaza impamvu bino bintu biri hano ndetse atubwire byagenze bite kugira ngo aka kanya ibikoresho bye by'inzu biri hanze ndetse n'urugi rufunze. Vicky wikitangira itama mama ihangane. Niko byagenze gute? Uri kurira wansobanurira se nabyumva neza. Ihangane byibura udusobanurire ibi bintu biri hanze gute? Byagenze gute? Ko mbona ibikoresho biri hanze, matera ziri hehe, habaye iki kugira ngo bino bikoresho bye bibe biri hano? Waba maze igihe utarira none ndebere rutangiye kurira. Ko mbizi mu bintu ugerageza kwihangana kutajya ugirana ikibazo na ba nyirinzu kuko uko ushoboye kwishyura inzu neza. Byagenze gute? Wabuze amafaranga yo kwishyura inzu? Byahabaye iki? Ihangana tubwire. Ngiye nagiye kubona mbara nimugoroba uriya mugabo mbera mu nzu arampamagaye, ngasanga ibintu byanjye byose nabyegeranije nabisohoye namuviriye mu nzu. Ndamubwira nkuvira mu nzu, mvira mu nzu n'inzu yanjye. Nahise ko nakwishyuye n'ukwezi kwanjye kukaba kukirimo kutarashiramo, ndaguha inzu yawe gute? Ngo nta bindi bintu ndibivugane nawe, ndashaka inzu yanjye. Ngira ngo ari kunkinisha, nkomeza kumubaza numva umugabo ni seri. Nta kindi kintu mupfuye, nta bindi, nta kindi. Sange wamviriye mu nzu ubu none ahangaha mu gitondo, ibyo ndi kukubwira ndi seri, nsange wasohoye ibintu byawe mu nzu. None se Randiro, ukwezi kwanjye kuracyarimo, urashaka ngo inzu yawe mu bigenze gute? Ese ko aba kutakirimo bwo umuntu ntahabwa preavis, hari umuntu n'umwe wajya basohora iminsi 15. Hari preavis wigeze byibura nabyo ngo ngumva ngo simbonana nawe ngo inzu nizanjye ngo nta kintu mvugana nawe, nze umereza inzu yanjye. Kirango arabeshya. Ndaryama nyine nk'ibisanzwe ku mugoroba. Urabizi umwana yagiye ku ishuri. Ndaryama ndabyuka nk'ibisanzwe ngira ngo njye gupagasa kwa kundi kwanjye. Nari mfite
undi ujye gukora ikiraka cy'amasuku niba ari ejo ngo ari kuri Assomption ni mu Katolike bafite umunsi mukuru nditangira kugira ngo ngeze kuri gate mbona araje na moto mbona araparitse dore moto ngiriya na n'ubu nirahava none ati ibyo nakubwiye nibyo aje kugusohora aje kunsohora fungura inzu twumvikane tuvugane inzu nanga gufungura mu gitondo nibwo yaje inzu nanga gufungura aturanga gufungura se imfunguzo aba yampaye ebyiri gusa kandi zibare eshanu yampaye ebyiri urumva n'ubundi asigarana imfunguzo nyir'inzu ntabwo yagwa imfunguzo nyanga gufungura itawe yifungurira ngiye kubona mbona natangiye ati minzu yanjye nta kindi kintu nshaka Vicky nta kintu nshaka kuvugana nawe ibi ni wabisohoye se ibi byose ni wabisohoye none se nta kindi kintu yigeze kubwira nta kindi kibazo musenye ku buryo yasohora ibintu mu nzu gutyo nta atakubwiye impamvu wenda niba agiye kuvugurura cyangwa niba agiye gukoresha indinzi ibindi bintu cyangwa niba agiye kuyibamo yagusoye gutyo nta mpamvu yindi yumvikana yakubwiye ngewe yaje mbwira ngo arashaka inzu ye ngo n'agasuzuguro kanjye ngo nankeneye mu nzu ze ngo naramusuzuguye ndakabya urumva ngo ni bariko abagore batagira abagabo muteye ngo ako gasuzuguro si wamusuzuguriye he wamusuzuguye ute se shake ngewe uriya mugabo ariko rero hari n'ibintu biba bitumvikana umuntu asohora umuntu mu nzu avuga ko yamusura umwana we arakugaburira umusuzuguye gute ku buryo yumva ko igisubizo ari kugusohora mu nzu harimo n'ukwezi kwawe njyewe ubwo ndabibonye ndavuga nti wenda Vicky yabuze amafaranga yo kwishyura nta mafaranga nabuze ke ndemera ariko umuntu agusohora ndemera ngakora uko nshoboye nkishyura inzu rwose hakiri kare pe ndanayamwohereza niyo ataje kuyifatira hano nyohereza kuri mobile money ni ikintu cya mbere nitwararika ni ukugira ngo mbona ahantu ndara kuko kurara hanze ndabizi ukuntu bibiha nakwemera nkanabwirwa nkanaburara ariko inzu mwishyura mbere uramugangiye ikintu naketse ke yabuze ko ma nimero ze mbwira ngiye ikintu naketse mu minsi ishize yarabanje arambwira ngo yumvise ngo umwana ngo yatsinze yabonye buruse urumva ngo kandi ngo nyamara ngo mwitaye ngo ntiyabura ikintu amfasha ndamwese nk'iki witaye kuri nyir'inzu yego nyir'inzu ngo nyamara ngo umfashe neza ngo ntago nabura ikintu ngo nanjye ngo ngufashe ndahise nk'ikintu wamfasha ni nk'iki ngo mvango bana ngo bagiye muri geto ngo ashobora gukenera akagaze ngo ashobora gukenera kandi koko n'ibyo barabikenera ngo utuntu tw'udukoresho ndabanumva randiro ibyo ngibyo rwose yabimbwiye nyine tukimara kumenya ko buruse zabonetse ndamubwira randiro waba ungiriye neza pe kuko uranabizi ibibazo ngiye mfite ni byinshi wa mugani wa bikoresho sinzi ko nzayibona ati nyine ibyo nshaka kuvuga n'ubyumva se nayo se none se urashaka kuvuga iki ati none se ubwo icyo gihe teta yari yagiye hera sinibuka ahantu yari yagiye ati wanyemerera nkaza kuza abandi bapangaye badahari nyine nkinjira azi iwanjye akinjira urumva ngo tukaza kurara tubivugaho ndamubwira ngo akarara ndamwana ngewe si wanjye mu nzu ukaza kurara hano ariko rwose ntubusa umuntu nkawe wiyubashye n'inzu ya shato ufite n'amazu yose ufite waza kurara muri aka karuru uhereye he mitana namuganira njye namatera ngira ntabwo wabona ahantu ryamba rwose nanjye ndihengeka nubishaka tuzabivugana ariko manga ariko ibintu byo kuza kurara hano ngumva icyo yashakaga ngumva ngo ibyo ngo ni kagasuzuguro kawe nakubwiye ariko ubwo nanone mbere akaba yigeze kumbwira ngo ariko ngo kuruhora uri umunyabibazo ngo nukubera icyo udasaza ndababarira ukubera Imana ngenda se aragira ngo usaze nukubera Imana ngenda senga randiro waba wicariye kuri aka gatebe nuko mba ndabyanze maze kubyanga terega urampunda sinoga n'ubundi ni hahandi agaruka urabyanze ariko urumva muri make icyo yashakaga mwese ngira ngo mwese muri bakuru muri kubyumva hashize iminsi ejo bundi
najyanye umwana ku ishuri naraguhamagaye ndabikubwira ati amashuri yatangiye abana bazajya ku ishuri namujyanye ariko namujyanye ariko wa gatanda ku cyumweru harya umuturanyi ku cyumweru nagiye nagiye ari ku cyumweru twagiye ari ku cyumweru tugenda na Omega nimugoroba ku buryo ya saa 12 twageze Karongi mu saa 5 z'ijoro narangiye yarantelefona arambwira ati ariko wa mukobwa we ese wa mugore ese ubwo ugiye ugasanga bakwibye ko wasize inyuma ubundi yakubazaga iki ndabizi ubwo kuki wasize utavuze baje bagacurugi bakakwiba wazaza umbaza ibiki none se nari kukubwira ko n'umuntu utaba hano nabwiye amapanga twegeranye wowe ntabwo uba hano nasize mbabwiye ngo bandebere kuko nayimbanje kugira ngo ngende nyine merekeze umwana agere ku ishuri ati byo ni sawa uzagaruka ryari ndamwani ariko yari ariko kugenza ndamwani ngiye kubanza ngende mushakira inzu nibigenda neza urumva hari dimanche nibigenda neza kuwa kabiri nza nagarutse ati sawa umunsi naraye ngarutse uwo munsi warayuje naraye nje nawe ndumva naraye nje telefone nimva sinigeze ntuza mbwira niba wahageze nze nkurebe tuvugane kuri cya kibazo wenda gutereta wenda reka wikwirirwa nigora twabyumvise nubwo waba uri gutereta umuntu atereta kuri stress azingana gutyo ku ngufu se kuko mu byumvikana nibyo yashakaga ariko nabyo yabikoze nabi niba ushaka umuntu akakubwira ati bisimba ishaka ushyiraho pressure imbaraga kuko nyine aba mu nzu yawe umwereke ko nyine urenze umwereke ko inzu yawe ari ngombwa umwereke kugeza igihe umutaye hanze ubwo nabwo yaraje regarara arakomanga nabati ngeyo nibwo nyigera hano ndinaniriwe ndananiwe reka nirukire kuva Karongi ugera ni Kigali mfite stress nyinshi ndananiwe pe ariko muri make nabonaga ngiye ari nk'umuntu ushaka kwinjira ntabwo yari buzagufatira kandi bwari bwije urumva bwari bwije hanamenye ko noneho ndi mu nzu na teta yagiye urumva nanga gufungura kera kabaye harambwiye ngumva ngo ndagiye ariko hejuru agasuzuguro kawe ngo ntabwo biri bucira hanga ugenge ngo niyo yarambwiye ngo mbyare ngo norore inkoko ngo yorora gace sinzi ibintu by'imigani yambwiye nanga gufungura iyo migani ajya kuyigucira hejuru yuko wabuze ubwo rero urumva ni ko hari kuwa kabiri uyu munsi tuvugana ni kuwa kangahe kuwa kane nibwo rero yambwiye ngo arashaka nagiye kumva numva ku mugoroba ati hejuru agasuzuguro ka wa mugore we Vicky urumva niba maze warirase numvise maze warira uvuga ngo umwana wawe ngo yabonye buruse ngo ubwo kugira ngo ubuzima bwawe bugarukiye aha urumva nabyo byaramubabaje se nabyo ndabise niba byaramubaje ko yabinkuriye ngo nago ngo byagarukiye ngo ndashaka inzu yanjye nibwo kumugwa yamamagaye ngira ngo arambeshye urumva ni iminsi ibiri yari iciyemo aje gukomanga hano nkanga gufungura ngo ni muhinzu ke nagize ngo arambeshya koko ngiye kubona mbona mu gitondo aza kunsohora nanze gufungura kuko yari afite imfunguzo mbona arafunguye arinjiye aratangiye niko gusohora ibi niko gusohora amasafuriya ikibazo mfite wenda nibyo da afite uburenganzira ku nzu ye rwose wowe kabyara we nibyo none se arabufite ngewe navuge ni singura urupapuro twandikiranye singuru ukwezi kwanjye ari ubwo nayo nakumaramo kuko buri gihe hano twese nyine iyo twese buri muntu tumuhaye amafaranga kubera ukuntu bamuzi urumva atwandikira urupapuro tukandika n'ubutanu uko wishyuye ukwezi wandika urupapuro urwo meruka kumwishyura aho singurwa urabona n'iminsi yanjye itakirimo mwese uno mugabo aranshaka wiki uzi ikintu uri buze kuma urazi ko nimero ziwe nge muhamagare nako ntabwo tubishyira mu nzagi ndamuhamagara kuri telefone nanze gusiga ibintu byose binyagiye hanze mamagara na mudugudu arambwira ngo ntago ngo ahari none se ko yasohoye ibi nta bindi bintu byawe biri mu nzu biracyarimo yagusize hanze kugira ngo se bigeye akubwira ngo ugende katabisohoye byose ngo ningende ngo ibindi ngo nabyo sinzi telefone yahise imuhamagara ngo imushaka cyane ngo ninjyane ngo n'ibindi ngo bisigara ngo ndaza kubisanga hanze ngo cyangwa bishyire ngo ku baturanyi ngo nzabihakure ahubwo se
ibintu bye biri hanze ko mbona ari bike y'ibiri mu nzu ari byo byinshi bifite n'agaciro nese ubu ugiye no kurara warara hasi niyo asohora akamatera byibura ku buryo bibaye ngombwa ko bunira wabona n'ikintu wihengeka cyangwa n'ahantu asohora akamatera ni ukuri kw'Imana nta deni murimo pe ideni byo birumvikana ko ntaryo ahubwo gukinga inzu agasohora amasafuriya yari akibisohora ashobora no kuba kiri hano hafi kuko ngiye kubona mbona telefone namuhamagaye urumva aravuga ngo araje ngo rekaze ngo ndaje ngo ndi hano hafi ngo narindi mu bapangaye mpita mbona arasohotse ariko ashobora kuba ataragera kure yira moto niye ibindi bintu byose yakomeje arabifungirana amatera inkweto amajerekani andi masahani ari mu kabati byose biracyarimo hano nimero ye n'ubundi nta kindi kintu kirenze ngiye kumubwira uraha nimero ye ntago ndi bumubwire ibintu byinshi ndamwibwira ubundi mubwire ko ndi hano iwawe mubwire ko twifuzaga kuganira nawe kugira ngo ikibazo kiri hagati yanyu gikemuke wenda arahita yumva ko nyine kanzandike ufite amayinite amuhamagare ku yanjye nshaka kumuhamagaza telefone yanjye kamuhamagaze yanjye mubwire ko ndi umuvandimwe ko narinje hano iwawe none nkaba nsanze ibintu biri hanze musabe we none haze musabaze twumvikane arahita yumva ko wenda dukeneye ko wenda uko ugiye kugenda ko wemeye kugenda ngo umwana ngo agiye ku ishuri ngo aragira ngo tujye tubyumve ngo tutangire ngo tubyumve kimwe ariko si ubu koko ntubuke abagabo ko kugenda abagabo igihe umugabo urabareba ukabatinya n'ikibazo cyari gushyiramo n'ubugome ari gushyiramo na kamera nahamagaye mudugudu ngo sinzi ahantu bagiye gutabara halo mwiriwe neza mwiriwe nitwa Keza yego nkaba ndi umuvandimwe wa Vicky yego ubwo nari musuye nsanga ibintu bye biri hanze atsobanura uko byagenze nifuzaga ko kubabaza niba mwamukiri hafi mukaba mwaza tukabiganira ikibazo cyamufitanye kigakemuka agasubiza ibintu mu nzu akareka kwirirwa hanze Vicky ngo n'umuntu mwaganiriye ndatekereza yakubwiye uko byagenze yansobanuriye ariko numvise nta kibazo kirimo mufitanye gikomeye cyatuma ujugunya ibintu hanze gutya ukamuta hanze kandi nyamara afite ibindi bintu mu nzu wakingiranye naga ibintu byose wabimuhaye ari hanze kandi harimo ibindi bintu bye mu nzu nifuzaga ko wahagera ubaye ukiri hafi tukabikemura nk'abantu bakuze ntago mugomba kujyana ikibazo bigere kuri uru rwego kandi byoroshye kubikemura nta kibazo ntabwo nari ndi kure cyane reka nze nditabe nk'abanyamakuru ama tuvugane gatoya cyangwa tuganire gatoya sawa urakoze muri make uko byagenze sawa murakoze ko numva ari umwana mwiza yigize umwana mwiza yemeye kuza avuze ko n'ubundi akiri hano hafi atari kure avuze ko agiye kuza kugira ngo yemeye ko tubiganira nyine urabyumva ariko nyine uko biri kose umura ambwiye ko agiye kuza ariko numvise yigize umwana mwiza yabaye umwana mwiza umenya hari bigiye koroha numva nta mahana afite umuzi igiceho uriya mugabo yangenzeho kuva nagera ahangaha arandushya akabona ndemera ndayashaka nkamwishyura mbere urumva agerageza uburyo bwose shamana hari abantu bagira iyo ngeso noneho wari kuyishyiramo no gukabya urumva kuba waranze yuko mukundana cyangwa gutereta nibyo byabaye agasuzuguro ariko uguza amazi afite ubusinzwe yaza akayiraramo ko kakarara hehe ko ni no kugorana kubwira umuntu ngo ugiye kurara mu nzu ye ntago afite ahabase atahagira ariko rero uwo mugabo simuzi ariko mfite n'amatsiko yo kumubona aranazimiza nta nubwo aca ku ruhande nuguhita kubwira ngo bigende gutya cyangwa bigende gutya ngo uzabyara iki mbyara iki ngiki ngo norore ngo inkoko ngo yorora agace yega wanakimuka yego ntago mbyanze ko inzu kwimuka nta kwimuka ariko yanteguje kwimuka ariko yaguhaye piriya yana kwishyuye n'ukwezi kwawe wakumaze urupapuro sarya ndarusho rufite ahubwo se ndasinzi naho dushize ariko wa Burundi arufite
akira na telefone yawe urumva agomba kuguha pirive hari pirive yaguhaye nta pirive yamaye n'ukwezi kwawe ni kurarangira n'ukwezi kwanjye kuracyari nategereza ukwezi kwawe kurangire aguhe pirive y'iminsi 15 nuyirangiza umuhinzuye hanyuma nubyangana nawe ikibazo ubwo yaba ari wowe niriwe neza nari mbitabye nari mumamagaye ku kibazo kiri hano amase uyu nguyu urumva namwirukanye inzu yanjye yayimaye se yayibineye mazimo urumva ikibazo cyabayemo twari tuwagize turavuga tutereka tuguhamagare tumenye ikibazo byagiye kuko hari ibyo ari kudusobanurira tukumva ntabwo byari ngombwa kuta ibintu hanze umusoro umuntu hanze gutyo ukamutesha ibintu hanze gutya kandi mu by'ukuri atarabuze amafaranga yo kukwishyura uyu mugore cyane je namwirukanye ikibazo wamuhoye iki ko numvise mu byatubwiye nta mpamvu irimo yumvikana kunamwirukanye rero ntabwo mushaka mu nzu yanjye ntabwo yishyura se kuyishyura ni kimwe ariko no kutitwara neza ni ikindi yitwaye nabi ntabwo umuntu yirukana umuntu gutyo nta kibazo kihari nitwaye nabi ibi nabikoze ku bushake bwanjye yego bikora nabitekereje yego none nagishije inama cyane icyakabiri kiretse ko iyi nzu nayurije kandi ubushobozi bwe nayo ndire ngo nayo mubaze inzu wayurije nayurije none nicyo wanzijije ubushobozi bwe kwishana yatangaga ntabwo yabubona bivuze ngo ayo yishyuraga ubushize ni wanyegeje 5,000 sinabishyizeho nakugoye umunsi ku munsi arimo arurira ibyo binibyo amazu ku munsi arimo arurira amazu ahantu ni nyago nje ninjye uratinze kuriza Niwanyurije 5,000 se sinabyemeye sinayashyizeho nagurura urupapuro singunda rufite wowe wabona ibyishi ugafata ibiki nene ikibazo kuyuriza bivuze kumusohora hari deni yaragufitiye none se namuhaye igihe kirarenga wamaye igihe kandi amafaranga yanjye akirimo nese kuba kimwe n'abanyuma menshi je n'abanyuma menshi kandi we nagwaye no kumva nese waretse ukwezi kwe kukarangira ukabona gushyiramo uwo muntu wundi ku kwezi kwangiraho kurangira umena pirive no mu igihe kikarenga ahubwo reka ndende n'ibisigaye nabyo bisohoye kugenda iki ahubwo mbwira ibintu byawe wayimaze none byinshi mvugana nawe none se wihutira kuvuga ngo ibintu bye bisohore icyo dushaka ni ukugira ngo habeho kumvikana hagati yawe nawe niba wamuganara ayo mafaranga agire kuko nafashe umwanzuro udakuka ariko ntugafate umwanzuro muri abantu bakuru mwabiganira ni ukuvuga ngo inzu wayurije nibyo ariko wakarindiriye ukwezi kwe kukarangira yakwishyuye ukamusohora mu nzu cyangwa se yayabona akayishyura ntumusohore mu nzu mutunguye kuno ni ukumutungura uko ni ukumutungura nambwire uragenda nugenda ndagenda kandi yakiriye ntaho njyaracyarimo amafaranga yanjye ndagenda ubundi se nubwo uri nyiri inzu wabonye umuntu basohora umuntu nta na pirive bamuhaye urupapuro nguru ndacyafitemo amafaranga yanjye uransohora se unjyana ngo urupapuro rufite n'uwaruguhaye yego si wowe se ntabwo isinyatire ari yawe amafaranga iyi ntabwo ari sinyatire yawe none reka mworohereze mwereke ikindi cyiza rero hariho ubuyobozi igihe ujya kundega kuki mukunda kujya mu buyobozi urumva aribwo buryo bwakemura ikibazo nawe ufashe kandi ufashe nawe utekereje ntabwo umuntu nkanjye nagufashe ngo ngusohore nabitekereje nakubwiye ngo nabitekereje nanabikoze mbizi rero mama hura ahubwo none se papa fasha amahoro kujya kukurega mukabura yuriye kandi amafaranga iriho nawe ngo wanayabona ngo ubashe kuyamba ayo wagiye unyakase yo ko nayabonaga ahubwo vuga niba hari ikindi kintu mpfa nawe hari ikindi kintu mupfa ahubwo niba hari ikindi kintu mpfa nawe kitari ibyo ubushize wanyurijeho 5 uba ari nge wongeza hano mu gipangu cyose ndemerana nyashyiraho vuga niba hari ikindi kintu mpfa nawe bimenye none abagore mwabaye muto buze kamubaza kananicara no gatoya mutana nabasoje kugenda nakoje kuvuga ndi hejuru y'amagazi nese uwo muntu muzima sohora umuntu mu nzu amafaranga yakirimo abagore beza baraharukira ngo ibyo birabareba ni beza ku giti cyabo taza kujya ngo ndagukeneye ibyo ariko no bivuze ibyo ni wowe ubyivugiye nanjye sinavuze ko nkeneye guceka ibindi ngo wenda ngo uyu mugabo ngo yakoze ibinjye ngo abinde nta bindi ngiye shaka kandi nta n'ibindi mukeneyeho icyo shaka ni inzu yanjye ukaba amahoro yanjye sibyo
none se kuki wameye ni ngombwa ko mujya kwanza numva na ni ngombwa ko mujya mu buyobozi pakajya kukurega wita afite urupapuro arimo ararukwereka sibyo nimba adashimishwa n'ibyo namukoreye hariho ubuyobozi igihe uje kundega sibyo nafunye inzu yanjye cyangwa se nimba uyu wahamagaye ari umunyamakuru nimba yumva akoma kwishyurira nakwishyurire basubire erega ikibazo ni amafaranga ye basi musubize ayo mafaranga agejejemo amafaranga ye yarafitemo iyo ashaka usubiza amafaranga ye cyangwa uwo muntu ugiye kwishyura ubu sari wowe uretse ko uri kuvuga ko ari uko ufite amazu menshi ari umuntu waza akagusohora aka kanya ubu wowe wahita ujya amafaranga urafitemo nangaye uri kumaza nangaye urayazi nawe ikindi kintu ngende se njye ndare he n'ingendo zazo yatori njye kurara he ikindi kintu akeneye na piriave wayamuha wamuha na piriave iminsi 15 kugira ngo ugomba no kuma piriave niyo se wabonye umupanga basohora mu nzu ubwo se wahita ngende njye kurara he ariko ibintu mwigeze shaka kafunga cyane n'igenda nyanje kubiteza nago oya nuko afite urupapuro aje mu yazo aje kundega cyangwa se wowe yahamagaye ariko wemera kumwishyurira mukunda no kujya mu manzi akara nigendere abo ngaruka ibisanga ibintu byanavuye angaye uko biranambangamira kandi gutugenda nigende